eva. Mbega igikorwa gihebuje ubwiza Imana igaragaza buri mugoroba. Ibyo binyibutsa urukundo rwayo rwinshi, urw'inkunda, urw'igukunda. Imana yaremye ibi byose. Sinzi rwose ko imbona cyangwa ko yabinzi. Ahari Imana ishobora byose yakunda umuntu w'intungane utari jyewe. Rivka, iyo uhaba mu myaka 3 ubwo yatwigishaga. Umwigisha Yesu. Safira. Mariya Magdalena watubwira ibye? Yego, ngatubwira amateka ye. Rwose ndabikora. Tangira. Tugomba guhera ku byabanje. Wahuye na Yesu ryari? Oya, kugira ngo twumve neza amateka ya Yesu tugomba kubanziza ku ntangiriro nk'uko tubibwirwa n'ibyanditswe byera. Mu ntangiriro Imana yaremye isi, ibimera, inyamaswa, inyoni n'ibyaremwe byo mu mazi. Umuntu wa mbere Imana yamubumbye mu gitaka maze imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubuzima. Umuntu wa mbere imwita Adamu. Imana iravuga iti, si byiza ko umuntu aba wenyine, reka tumuremere umufasha umukwiriye. Maze Imana ifata rumwe mu mbavu za Adamu iruremamo umugore imwita Eva. Adamu na Eva babaga imbere y'Imana, bari mu busitani bwiza cyane bwabaremewe bwitwa Edeni. Imana yarabagendereraga ikabavugisha, nta mubabaro cyangwa gutsikamirwa, nta rupfu. Imana ibwira Adamu iti, uzarya ku biti byose byo muri ubu busitani, ariko ntuzarye ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ariko umunsi umwe Satani ashuka Eva, asoroma ku mbuto za cya giti aryaho, kandi aha n'umugabo we bari kumwe nawe aryaho. Icyo gikorwa kigayitse cy'agasuzuguro ka Adamu na Eva cyonona imiterere myiza yo mu busitani, n'imibanire myiza hagati y'umugabo n'umugore, n'imibanire hagati yabo n'Imana. Umugabo acirwaho iteka ryo gutungwa n'ibyo yatutubikaniye. Umugore nawe akazajya abyarababara kandi akagengwa n'umugabo we. Nyamara ariko nanone Imana isezeranya ko umunsi umwe urubyaro rw'umugore ruzajanjagura umutwe w'inzoka. Mu byanditswe byera, Imana iduhumuriza ivuga iby'umugambi wo kuvugurura imimerere n'uwo guha agaciro ibyo yaremye. Umuhanuzi Aburahamu, Imana yamuhishuriye ku by'uwo mugambi wayo. Aburahamu yizera Imana maze arayubaha. Imana isezeranya guha umugisha Aburahamu, kandi ko muri we amahanga yose azaherwamo umugisha. Umunsi umwe Imana igerageza Aburahamu, imubwira gufata umuhungu we no kumumutambira. Aburahamu yari azi ko mu muhungu we Imana yari yamusezeranije ukororoka n'umugisha w'amahanga yose, ariko yizera Imana arayumvira. Imana irahamagara, Aburahamu, ubumenye kunyumvira, kuko utanyimye umwana wawe ukunda. Aburahamu abona ifizi y'intama hafi ye. Aburahamu ayitangaho igitambo mu mwanya w'umuhungu we.
iyo mfizi y'intama yatambwe mu mwanya w'uwo muhungu yari ifite igishushanyo yerekanaga umugambi w'Imana. uwo mugambi ni uwo gukuraho umuvumo w'icyaha n'urupfu, ikagarura imibanire myiza hagati yayo n'umugabo n'umugore. I Nazareti hari umwari w'isugi wari warasabwe n'umugabo witwa Yosefu. Yitwaga Mariya. Urahiriwe, Nyagasani ari kumwe nawe kandi wahawe umugisha. Witinya Mariya, Imana yakugiriye ubuntu. Uzasama inda kandi uzabyara umuhungu. Uzamwite Yesu. None se ko ndi isugi, byo bishoboka gute? Umwuka wera azakuzaho n'imbaraga z'Imana zizagukingiriza. Umwana uzabyara azaba mukuru kandi azitwa umwana w'isumba byose. Dore na mubyara wawe Elizabeti aratwite nubwo ari mu zabukuru, kandi uwitwaga ingumba afite inda y'amezi 6, kuko nta kidashobokera Imana. Ndi umuja wa Nyagasani, bimbere uko uvuze. Maze Mariya arihuta ajya gusura mubyara we Elizabeti. Elizabeti, Mariya, mubyara wanjye Mariya. nibyo Wahawe umugisha mu bagore bose, n'umwana utwite arahirwa. Ni gute natoneshwa aka kageni ko nyina w'umwami wanjye yangenderera? Kuko ubwo wandamutsaga umwana ntwite asimbaguritswa no kwishima. umutima wanjye uhimbaza Nyagasani, ubugingo bwanjye bwishimiye Imana umukiza wanjye, kuko itanyirengagije njye umuja wayo woroheje. Uhereye none abantu bazanyita uhiriwe. Yesu yavukiye I Betelehemu mu nzu y'amatungo, kuko Mariya na Yosefu bari babuze icumbi. Umutwe w'abamarayika benshi batangaza ko yavutse. Igihe cyo gukeba umwana kigeze, bamwita Yesu, bivuga ngo Imana ikiza. Mariya na Yosefu bajyana umwana mu rusengero kumumurikira Nyagasani. Numvise amateka ye, menya ko Yesu atari umuntu usanzwe. Marayika yashakaga kuvuga iki ubwo yitaga Yesu umwana w'isumba byose? Ntibyavuga ko Imana yaba yaragiranye imibonano n'umugore? Oya rwose. Ibuka ko Mariya yari isugi. Ugusamwa kwa Yesu kwabaye igitangaza cy'umwuka wera by'ukuri. Nta kidashobokera Imana. Ibyo ntubyemera? Nubwo inkomoko yari igitangaza, Yesu yabyawe n'umugore nkawe nanjye, ariko yari asumbye ibyo kure. Muhindukire mwihane ibyaha byanyu, mubatizwe, kandi Imana izababarira ibyaha byanyu. Imana ubwayo ibivuga mu gihe Yohana umubatiza, umuhungu wa Elizabeti, yabatizaga abagabo n'abagore mu ruzi rwa Yorodani. Yewe ndababatirisha amazi, ariko hazaza undusha ubushobozi, ndetse ntibinkwiriye ko napfundura udushumi tw'inkweto ze.
uwo niwe uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Azagosora atandukanye amasaka n'umurama, kandi amasaka azahunika mu kigega. maze umwuka wera amanukira kuri Yesu mu ishusho y'inuma. Ijwi ryumvikanira mu ijuru rigira riti, uri umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Yesu amaze kubatizwa anyura mu midugudu yose yigisha, kandi ubutumwa bwe bwagaragazaga ubutware bwe. Uyu si wa muhungu wa Mariya? Yego ni we. muceceke. Umwuka w'Uwiteka ari muri jye, yantoranije kugira ngo mbwirize abakene inkuru nziza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohowe n'impumyi ko zihumuka, kubohora abakandamijwe no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiremo imbabazi. Aravuga neza. Uyu munsi ibyo byanditswe birasohoye nk'uko mwumvise bisoma. Byanditswe birasohoye, ariko Mesiya niwe wenyine ushobora kubisohoza. twabimenya dute? Ntimuzabura kunshiraho uyu mugani muti, muvuzi w'ivure. Ayo magambo yatangaje benshi, n'ibitangaza bye bituma benshi bizera. Ni wa mugore kandi Biramweguye nanone. Uriya ninde? Ni wa mwigisha w'i Nazareti, Yesu. Muraho. Yego. Genda, ntabwo wemerewe kuza hano. mwigisha, ntiwari ukwiriye no kwiyanduza umureba. Mariya. Uradushakaho iki Yesu w'i Nazareti? Tuzuriwe, tuzi ko uri uwera w'Imana. Ceceka. Myuka mibi. Muve muri uwo mugore. arapfuye. Niwe umwishe. Agiye kumukoraho. Oya, umuntu w'intungane ntiyakora ikintu nka kiriya. Mariya, mukobwa wa Aburahamu. Arakize. Abaye muzima ni igitangaza. Uriya muntu ni muntu ki? N'imyuka mibi nayo iramwumvira. Ni igitangaza. Ni igitangaza. Biriya bishoboka gute? Urakoze. 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 Urakoze cyane.
uhereye uwo munsi niyemeje kumukurikira. Nashatse gukora igishimisha Imana. Nabaye igihe kirekire mu isoni, ariko Yesu yanshubije icyubahiro cyanjye. Ububasha bwe bwirukanye iyo myuka mibi. Oh, mukunzi wanjye mwiza. Safira. Dina, ibyo bitangaza warabibonye kandi wamwumvise yigisha. Yego. Ubwo rero uzi impamvu naretse byose nkamukurikira. Kandi ntabwo ari jye jyenyine. Twari dufite inzara mu mubiri no mu mwuka, kandi twari dukeneye kwerekwa inzira y'Imana. Hashize imyaka myinshi dukozwe isoni, turwana, ku buryo hari bake muri twe bari bakizera. Ariko Yesu asa nkaho yazanye ibyiringiro aho yacaga hose. Uwo ninde? Umusore, umuhungu w'ikinege w'umupfakazi. Musore, byuka. Umuhanuzi ukomeye yaje muri twe. Imana yaje gukiza ubwoko bwayo. Nimukunda abakunda gusa, muzagororerwa iki? Abanyabyaha nabo bakunda abakunda, kandi mugirire neza abayibagirira, muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo niko bakora. Yamukozeho ate? Ashobora kumuvugisha ate? Biteye isoni. Oya, mukunde abanzi banyu, kandi mubagirire neza. Mugurize abantu mudatekereza ko bazabishyura. Nibwo ingurano zanyu zizaba nyinshi, kandi muzaba abana bisumba byose. Kuko igirira neza ababi n'indashima. Mugirirane imbabazi, nk'uko so nawe azigira. Yesu yigishaga ko Imana idafata abanyabyaha babi nk'abanzi bo kurimburwa, ko ahubwo ibafata nk'intama zazimiye ishaka gukiza no kugarura mu mukumbi. Ntabwo twari tuzi ko ubwo buryo bwo kubona no gukunda abantu byari bikwiriye abo twanenaga tugasuzugura mu myaka myinshi ishize, kuko bivanze mu mico iteye isoni mu maso yacu, kugeza ubwo Yesu yahisemo kunyura muri Samariya. Uriya mugore ususugurwa n'abantu bose ninde? Ni Umusamariyakazi. Byose ntibihagije. Ngwino tujye kugura ibyo kurya, tureke gukerereza umwigisha. Urampa amazi yo kunywa. Uri Umuyuda? Ndi umugore w'Umusamariyakazi. Ni gute watinyuka kunsaba amazi yo kunywa? Yaba waruzi impano y'Imana, n'ugusaba amazi uwo ari we, ni wowe wamusaba akaguha amazi y'ubugingo. Nyakubahwa, ntacyo ufite cyo kuvomesha, kandi riba ni rirerire. Ayo mazi wayakura he? Ni sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba.
yarinyoyeho we n'abana be n'umukumbi we. None se waba uruta sogokuruza Yakobo? unywa kuri aya mazi wese azongera agira inyota, ariko unywa ku mazi ntanga ntazongera kugira inyota. Ayo mazi azamubera isoko y'ubugingo muri we, itemba kugeza mu bugingo buhoraho iteka. Nyagasani, mpa kuri ayo mazi kugira ngo ntazongera kugira inyota, sinzagaruke kuvoma hano. Genda uhamagara umugabo wawe muzane. Nta mugabo mfite. Uvuze ukuri ko nta mugabo ufite? Warongowe n'abagabo 5, kandi n'uwo muri kumwe ubu mu by'ukuri si umugabo wawe. Wambwiye ukuri. Menye kuri umuhanuzi koko. Basogokuruza basengeraga Imana kuri uyu musozi, ariko mwebwe abayuda muvuga ko ari Yerusalemu hagomba gusengerwa Imana. Nyizera mugore, igihe kizaza ubwo abasenga batazasengera data kuri uyu musozi ari ni Yerusalemu. Mwebwe abasamariya ntimuzi uwo musenga, ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo kubw'imbaraga z'umwuka abasenga Imana bazasenga data mu kuri, bamutura gusenga gutunganye nk'uko abishaka. Imana ni umwuka, kandi kubw'ububasha bw'umwuka we ko bashobora kuyisenga uko iri mu kuri. Nuriya mugore kuki amuvugisha? Mbese yaba yarazi uwo ari we? Nzi ko Mesiya azaza, ko naza azatubwira ibintu byose. Ni jyewe. Nimuze murebe umuntu wambwiye ibintu byose nakoze. Nimuze. Mbese niyaba ari we Mesiya? Mesiya? Umuhanuzi wasezeranyijwe ntibishoboka. Nimuze murebe. Nimuze. Mwigisha akira urye. Mfite ibyo kurya mutazi. Mbese hari uwamuhaye ibyo kurya? Ibyo kurya byanjye ni ugukora ugushaka ko wantumye no gusohoza umurimo yanshinze. Ibisarurwa bireze, bikeneye gusarurwa. Reba abantu barimo kuza. Ubutumwa bwiza nubwo abasamariya nabo. Abantu bo mu mudugudu basanga Yesu, baramwinginga ngo abigishe. Tuhagumana iminsi 2, maze abasamariya benshi baramwizera. Ninde muri mwe kubwo kwiganyira wabasha kongera ubugingo bwe? Nubwo mutabasha gukora igito rwose, ni iki kibaganyisha ibindi? Mwitegereze uburabyo uko bukura. Nta murimo bukora ntibuboha n'imyenda, ariko ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nka kamwe muri bwo. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bukajugunywa mu muriro, ntizarushaho kubambika? Mwaba afite kwizera guke mwe? Twongerere kwizera. Mwagira kwizera nibura kungana urwara, mwabwira kiriya giti muti randuka uterwe mu nyanja, nacyo cyabumvira. Nta cyabuze ibigusha abantu kuza, ariko ubizana azabona ishyano.
ibyamubera byiza ni uko yahambirwa urusyo mu ijosi akaroha mu nyanja biruta ko yagusha umwe muri aba batoya. Mbese ubwami bw'Imana bwagereranywa n'iki? Bugereranywa n'umuntu wafashe akabuto gato cyane akakeba mu murima we, karakura kaba igiti, maze inyoni zo mu kirere zarika mu mashami yacyo. Sinsobanukiwe ibyo ari kuvuga. Ni kucyunywa kandi ugasangira n'abakoresha b'ikoro n'ibindi bivumo. Abanyabyaha. Abazima si bo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka ngo bihane, keretse abanyabyaha. Wama gusa nkamukoraho nakira. Ninde unkozeho? Hari unkozeho kuko numvise hari imbaraga zisohotse muri iki. Ninjye wagukozeho. Narimaranye indwara imyaka 12. Natanze ibyo nari mfite byose ntacyo byamariye. Intoki zanjye zikoze ku mwenda wawe. Nahise nkira. Mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije. Genda amahoro. Urakoze. Yamwise umwana? Yego, ukurikije amategeko yacu yamaze imyaka 12 ahumanye. Yabonye isoni ze amusubiza icyubahiro. Sinzi icyaba gikiza kurusha ibindi, ari ububasha bwa Yesu cyangwa ari impuhwe ze. Mwamukumbi muto mwe ntimutinye, kuko so yishimira kubaha ubwami. Mugurisha ibyo mutunze, amafaranga muyaha abakene. Mwidodera imifuka idasaza, mwibikira ubutunzi bwanyu mu ijuru, aho butazata agaciro. Abajura ntibahagera, n'inyenzi ntizibwonona. Kuko aho ubutunzi bwanyu buri, ariho n'imitima yanyu izaba. Mugore, ukiza indwara yawe. Murebe, arakize, ni igitangaza. Murebe, arakize, muze murebe. Ikindi gitangaza. Ushimwe, mwigisha. Imyaka 18, Imana ikurinde mwigisha. Hariho iminsi 6 ikwiriye gukorerwamo imirimo. Aba ariyo muzajya muzamo mukizwe, hatari ku munsi w'isabato. Mwandyarya mwe, umuntu wese muri mwe ntazitura indogobe ye cyangwa inka ye ayikuye mu kiraro ku isabato akajya kuyuhira. Uyu mukobwa wa Aburahamu Satani yamuboshye imyaka 18 yose. Yarakwiye kubohorwa ku munsi w'isabato.
umunyabyaha. Uyu mwana yatanzwe n'Imana ariko kigusha no kubizwa kwa benshi. Ndaya umusambanyi. Mwigisha, uyu mugore yafashwe asambana imbona nkubone. Mu mategeko yacu Mose yavuze ko umugore nk'uwo wamwicije kumutera amabuye. Yego, tumutera amabuye. Umusambanyi tumutera amabuye. Tumutera amabuye. Urabivugaho iki? Mwigisha, dufite ubanya ko abantu babiri babihamya. Uyu mugore tumugire dute? Umuntu muri mutigeze akora icyaha abanza amutera ibuye rya mbere. Mugore, bari he? Nta n'umwe waguciriyeho iteka? Nta n'umwe nyagasani. Nanjye rero singuciriyeho iteka. Genda ntukongere gukora icyaha ukundi. Ndakwinginze nterura. Njya ku bitugu. Ubu urareba? Yego, ndareba Yesu. Asuzugura amategeko. Umubibyi yasohoye imbuto. Yica isabato. Akibiba zimwe zigwa ku nzira barazikanira. Agenera abanyabyaha. Inyoni zirazitoragura. Nitumureka agakomeza gutya, abantu bose bazamwizera, maze abategetsi ba Roma bazasenya urusengero rwacu n'igihugu cyacu. Zihita zuma kuko zihabuza amazi. Ntibashobora gufatira Yesu mu mutego no kubuza abantu kumukurikira, ariko biyemeza kumubuza kwiyita Mesiya. Maze baza kubona uwiyemeza kumugambanira. Yesu yakundaga kujyana n'abigishwa be gusenga ku musozi wa Elayono. Iryo joro yasaga n'ubabaye cyane. Ko musinziriye, nimubyuke musenge kugira ngo mutagwa mu bishuko. Yuda, uragambanishiriza umwana w'umuntu kumusoma. Databuja, tubakubita inkota. Nimuze mumufate. Rekera aho. Munteye nk'abateye igisambo, mufite inkota n'amahiri. Nahoranaga namwe mu rusengero iminsi yose, ntimwagerageza kumfata. Ariko iki ni igihe cyanyu cyo gukora.
ni icy'ubutware bw'umwijima. mumufate. inshuti ye yamugambaniye, umwe mu bigishwa be bwite, uwo twari tuzi neza rwose kandi twari twiringiye. mumurinde neza. Iryo joro abarinzi baramushinyagurira kandi baramukubita. Tubwire, ninde ugukubise? Hanura, ninde ugiye kugukubita? Murekera. Ndavuze ngo murekeraho. Umuzana imbere y'urukiko. Tubwire, ni wowe Mesiya? Nubwo nababwira, ntimwabyemera. Kandi naho nababaza, namwe ntimwansubiza. Ariko uhereye none, umwana w'umuntu azaba yicaye iburyo bw'Imana nyir'ububasha. Noneho se, uri umwana w'Imana? Murabyivugiye ndiwe. Atutse Imana. Abandi bagabo dushaka ninde wamuhaye uburenganzira bwo kuvuga? Numvise uko yatutse Imana. Twebwe ubwacu twiyumviye ibyo avuze. N'ubwo anywa kandi agomba gupfa. Turamujyana kwa Pilato. Yego, nibyo mumujyane. Nuko bamujyana ku mutegetsi w'i Roma, Ponsiyo Pilato. Uwo mutegetsi utagira impuhwe Pilato yari yarabambye ibihumbi byinshi by'abantu. Murashaka iki hano muri iki gitondo? Twafashe uyu mugabo atuyobereza abantu. Yateje imvururu mu isoko ryo mu rusengero. Twasanze hamwe n'icyaha, abuza abantu gutanga umusoro w'umwami. Yita ko ari we Mesiya, umwami. Umwami? Ni wowe mwami w'Abayuda? Urabyivugiye. Nta wundi mwami dufite uretse Kayizari. Dukurikije amategeko yacu, agomba gupfa kuko yise umwana w'Imana. Uyu mugabo nta cyaha yakoze cyo kumwicisha. None ndamukubita, mureka agende. Numurekura, ntubura inshuti ya Kayizari. Umubambe! Wowe nawe umukubita. Abagome Kayizari. Biradutegereje iki? Umujyane, umubambe, umwice. Nta kibi yakoze.
data babarire kuko batazi icyo bakora. si wowe Kristo, ikize ubwawe natwe dukize. ntabwo utinya Imana, ahawe igihano kimwe n'icyacu, ariko we nta kibi yakoze. uzanyibuke Yesu ubwo uzaza uri umwami. ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bane muri paradizo. Ku isaha ya gatandatu haba ubwira kabiri bumara amasaha 3. Data, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Imana nihimbazwe. Ni ukuri uyu muntu yari umukiranutsi. Mu nama nkuru y'idini harimo umuntu w'umukiranutsi utifatanyije n'abandi mu guciraho iteka Yesu. Uwo muntu yitwaga Yosefu wa Arimataya. Ahabwa uburenganzira na Ponsiyo Pilato bwo gushyingura umubiri wa Yesu mu mva mbere y'uko isabato itangira nimugoroba. Tubabarire duherekeje umurambo w'umwami wacu. muhawe ikaze, ariko mugere vuba, isabato igiye gutangira. Kuki bamwishe? Niba yari uw'Imana, kuki yabaretse bakamwica? Nabajije ibyo bibazo byose. Yesu yari afite ubutware ku myuka mibi, ndetse n'abapfuye baramwumvaga. Ese ntiyashoboraga kubahagarika? Namukurikiye imyaka 3 niringira ko ari Mesiya wasezeranijwe. None ubu yarigendeye. Nge nzagana he? Iyo nkuru iteye agahinda. Ariko yukurikiraho biranejeje cyane rwose. Ku cyumweru mu museso, umunsi wa 3 Yesu yarabambwe, twasubiye kumva tujyanye ibihumura twari twateguriye gusiga umubiri we. Igitare cyakuweho.
Yakobo, Yohana, nimwumve. Igitare cyari cyakuweho. Twinjiyemo ariko nta cyarimo, nta mubiri warimo. Bakuye nyagasani bumva, ntabwo tuzi aho bamushyize. Ngo iki, umurambo we ntawo? Mugende namwe mwirebere. Amaze kureba mu mva, Petero yasubiye aho abandi bigishwa bari bari. Ariko njye nguma hanze nibaza kandi ndira. Abasirikare bagomba kuba bamutwaye, cyangwa se n'abakuru b'idini. Batwiciye icyizere cyonyine twari dufite. Iyo baturekera nibura umubiri we. Mugore, urarizwa n'iki? Bakuyemo umwami wanjye, kandi sinzi aho bamushyize. Mugore, urarizwa n'iki? Urashaka nde? Nyakubahwa, niba ari wowe wamujyanye ahandi, mbwira aho wamushyize nanjye mukureyo. Mariya. Mwigisha. Ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo njye kwa data. Uri muzima mwami? Jya kubwira bene data iyo nkuru. Ntabwo wadutereranye. Imana ntabwo yatwibagiwe. Ubabwire. Nabonye umwami Yesu. Nabonye Mesiya. Yari muzima. Yego. Gute? Urupfu ntirwamuheranye. None kuki yagombaga gupfa? Kugira ngo atsinde urupfu. Uwo munsi sinasobanukiwe byinshi. Ariko nyuma Yesu yaratubonekeye inshuro nyinshi, maze aratwigisha. Mbere yo kuza kwa Yesu, abahanuzi bahanuye mu byanditswe ko Mesiya wasezeranijwe azababazwa. Yesaya yaranditse, ibyaha byacu byaramukomerekeje, ashenjagurirwa ibicumuro byacu. Igihano kiduhesha amahoro kiba kuri we, kandi imibyimba ye ntiyadukirisha. Umuhanuzi Mose yaravuze ati, havumwe umuntu umanitse ku giti. Mu gihe Yesu yapfiraga ku musaraba, yishyizeho umuvumo wari uwacu, uw'ibyaha byanjye n'uw'urupfu. Igitambo cye no kuzuka kwe byatubohoye ku ngoyi y'icyaha no ku mbaraga z'umwijima n'ubuzima bw'ubwoba n'isoni. Ni umugisha Imana yari yarasezeranije Aburahamu mu gihe yavugaga ko amahanga yose yo mu isi azabonera umugisha muri we. Abantu bose n'abagore. Yesu yanyise umukobwa wa Aburahamu. Uri umukobwa akunda cyane, umukobwa ashaka guha umugisha, nk'uko yakijije wa mugore wari umaze imyaka 12 ava amaraso, cyangwa nkanjye. Nta muntu ugomba kubaho mu bwoba cyangwa mu isoni,
ntabwo tugikeneye kwihishahisha cyangwa kutamenyekana. Yesu yavuze ku bimwerekeye ati, umwuka w'Uwiteka ari muri jye, yantoranije kugira ngo mbwirize abakene inkuru nziza, yantumye kumenyesha imbohe ko zibohowe n'impumyi ko zihumuka, kubohora abakandamijwe no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiremo imbabazi. Yesu yakoraga ku bantu ndetse no ku bagore babaga barwaye bafatwaga nk'abahumanye, maze akabakiza. Yigishaga abagabo, abagore n'abana, abakire n'abakene, abakiranutsi n'abanyabyaha, akabasubiza icyubahiro cyabo, akabereka impuhwe nyinshi. Yakizaga abantu indwara, akirukana abadayimoni, akabohora abagabo, abagore n'abana, abakura mu ngoyi za Satani. Yerekanye ubutware ku kibi no ku myuka mibi. Yesu yazuye abakobwa n'abahungu, yerekana atyo ububasha afite no ku rupfu. Nubwo Satani n'imyuka mibi bumvaga ko batsinze mu gihe Yesu yabambwaga ku musaraba, ariko Yesu azuka mu bapfuye, anesha atyo imbaraga z'umwanzi zose n'iz'urupfu. Ubwo rero niwe Mesiya. Mesiya wenyine wohejwe n'Imana ishobora byose niyo washobora gukora ibitangaza Yesu yakoze. Kandi umuntu w'umunyampuhwe ufite ububasha niwe wo kwizerwa, nk'uko Yesu dukwiriye kumwiringira no kumuramya. Mu gihe Imana yaremaga isi, yaremye umugabo n'umugore kugira ngo babe imbere yayo, banezererwe ibyishimo byayo. Icyo nicyo yashakaga. Ariko ntitwabyemeye, dusuzugura Imana. Icyo gikorwa kigayitse cyadutandukanije n'Imana, maze cyonona imibanire y'urukundo ikwiriye hagati y'umugore n'umugabo. Natwe twakomeje gusuzugura Imana. Ibyanditswe bivuga ko bose bakoze ibyaha, ibihembo by'ibyaha ni urupfu no gutandukana n'Imana. Ariko Imana yo ntiyashakaga kutubona dutandukanye nayo, tutari mu rukundo rwayo, turiho mu isoni no mu bwoba. Ubwo rero nk'uko yatanze imfizi y'intama gupfa mu mwanya w'umuhungu wa Aburahamu, Imana yohereje Yesu gupfa ku bwacu. Ukubaho kwa Yesu, urupfu rwe no kuzuka kwe byazahuye imibanire hagati y'Imana n'abamuhindukirira bakamukurikira. Kandi iryo sano ryimbitse hamwe n'Imana ishobora byose ntabwo rizagira iherezo nubwo twapfa. Umugizi wa nabi wari ubambwe ku musaraba, mu gihe yasambaga yizera Yesu, maze Yesu aramusezeranya ati, uyu munsi uraba uri muri paradizo hamwe nanjye. Abashyira ibyiringiro byabo muri Yesu ntabwo bazahabwa igihano cy'iteka, kandi bazabana n'Imana iteka. Gute? Umukurikiye mu kwizera. Ni gute yanyemera? Yaranyemeye ndetse na Mariya. Nabimenya gute? Mwizere, bimubaze, mubwire. Mana Data uri mu ijuru, urera kandi urakiranuka, urakoze kuko unkunda, nagucumuyeho. Urakoze kuba warohereje Mesiya wasezeranijwe ari we Yesu, ngo ankureho isoni no kwicira urubanza. Urakoze kuko yapfuye mu mwanya wanjye. Ndashaka gukurikira umukiza wanjye muzima. Urakoze kumbabarira no kunyemera. Amina. 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 Urakoze. Urakoze. Yesu ati, intama zanjye zumva ijwi ryanjye, ndazizi kandi zirankurikira.
arakuzi Rifka kandi aragukunda. Iri ni itangiriro ry'imibanire y'iteka ryose igenda ikura uko turushaho kumumenya n'uko turushaho kumwiringira. dukura mu gihe twumvira ijambo rye, tukamusenga twizeye, tukagendana n'abamukurikira, tukabwira abandi bye, kandi tugakomeza mu mutima ko Yesu yavuze ati, Imana ibaho umugisha kandi barinde. Nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen.